bose z'amahezi umwanya wawe kubera ko ari wowe batinda nimuzamuke abafite imbaraga muzamuke n'abadafite imbaraga zo kuzamuka hano mukomeze munezerewe mukere ukenewe baraguruka hano nyamara badushirire mu mukunga tubeka abatambira imana Una
cy'amanza kane cy'amanza kane umusomyi mwiza turi bujane igitabo cy'abacamanza kane abacamanza kane n'umurongo wa 8 twemeye abo bafite abacamanza kane umurongo waho wa 8 Swahili wamsi ine na mstari wake ine wabonye asome ni abacamanza kane umurongo wa 8 aravuga ngo Baraki aramusubiza ati Baraki asubiza Debora ati nuko nitujyana nzagenda ariko nutagenda nanjye sinzagenda nutagenda nanjye sinzagenda uri Baraki wabwiraga Debora aramubwira ngo nitujyana ndagenda kandi nitutajyana nanjye sinzagenda aramusubiza ati nukuri tuzajyana ariko rero nta cyubahiro uzabona muri iryo tabaro uzatabara kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera ngo aneshwe n'umugore. Debora aherako ahagurukana na Baraki bajya i Kadeshi. Bukeye Baraki akoranyiriza Abazebuluni n'Abanafutali i Kadeshi, bateranya abantu inzovu imwe bajyana nawe. Inzovu ni ibihumbi 10. Na Debora nawe barajyana. Umugore ejo twaganiriye n'abakopeza batari hano, twaganiriye umugore mwiremwa mu misari yo topic ushitwa tumasina n'amakora umugore mwiremwa. Imana isha kurema, Imana ni Imana y'agaho, yamaze kurema umugabo uyitegereze ubona nta mbaraga afite nitangire nibwo yavuze ngo reka tumureke gufasha umukwe. Kandi Imana nziza y'Imana. Amen. Hallelujah. Uwo yahugu umugore Imana yaguhaye wa mugabo yabonye kuri wo ukukwe. N'umugabo Imana yaguhaye wa mugore yabonye ko ari gufasha. Kubona nta kibazo yabangwa se ufashwa n'ufasha ninde munyembaraga. Sisi kama mubisi ufashwa n'ufasha umunyembaraga ninde? Umunyembaraga n'ufasha karafasha uwananiwe. Bibaho Imana yabonye ko abagabo bananiwe irabashobora bonyine, reka mbaremere umufasha kugira ngo azabashe gushobora ari we muri byacu azashobora. Urugero ngaho nzabwira ukibaza ko Imana yagize neza sakaje weho yagira ngo yabonye kera tarafa yabonye baje n'ikizana n'ikibati Sasa abana hari igihe n'ibiryo byo biri mu kabati kaza adafite umwimba akabwira hakaza kabuzu kabona ya mbere y'ishamba sinomenya aho ikintu kibitse nuko zamara ko ushanga gutyo kigira mu gitanda karyama none yabaye ikigiza kandi namara akabaho yagiye agaruka kugira ati usukutari wazise kurya ibiryo bidahari nabusuka ntabonye umwana w'impa kandi izo nagiye mbaza sanga n'abagabo benshi sanga n'abagabo bose abagabo ntacyo dushoboye tutari kumwe n'abagore. Imana yabibonye kera ntacyo dushoboye tutari kumwe n'abagore. Imana yabibonye kera cyane. Kemuza mubibona abagabo benshi ababwira agatebe kaza kabakoroka abagabo umugore asiga ibintu biziko asohotse hanze kandi ari gushukuriza urugo
yagaruka agasanga umuntu uko bizashirira ikoze umusanga muryango ariko wowe uri kuri televiziyo gusa kurahindura sheni imwe iyindi warumenya ko uzashirira noneho yabona kukubwira ukabona kumva iyo harufu noneho ukibaza ati yarufu iwe ayimenye ataje kuko nari kumwe nayo ariko ntayimenye kawaida Imana umusaza ngo ni rusheke sogokuru yagazanezerwa yamara kunezerwa kabwe n'Imana n'ubwenge Imana niyo nyiri ubwenge bamuze uko bayivuga baravuga ngo ubwenge bw'abanyabwenge ngo ni bwo butsinda Imana uko ni bwo kuvuga ngo nta gupfikira umugore reka nongere gakopeza aya magambo avuga ngo umugore niwe wakiriye inkuru nziza ya mbere ku isi Itinya Mariya kuzana inkuru nziza izaba ku isi yose uzasama inda uzabyara umwana uzamwita Yesu ati uko bishoboka bite ko ntazi umugabo bizaba ari ku mbaraga z'umwuka wera umwuka wera azagutwikira arasubiza aravuga ngo bizabe gutyo umwami wanjye niwe wakiriye inkuru nziza ya mbere yaguye mu ijuru umugore wakabirika umugore niwe wahawe inkuru iva kwa marayika Gaburiyeli niwe waganiriye kandi na marayika nyine mbere aramubwira marayika Gaburiyeli niwe wamubwiye ayo makuru niwe waganiriye na marayika mbere umugabo ataraganira na marayika haleluya mujyane mu bagaciro kandi mufite umugore niwe wahawe inkuru nziza yo kuzuka kwa Yesu ndetse ngo bari gutanga inkuru ngo bayitangara abamarayika babiri bayihaye abagore ngo mu gitondo kare ngo bazinduka baja kureba ku gituro ngo bajana ibihumura neza ngo bamaze gushika ngo abagabo babiri ngo basanga abagabo babiri ngo bicaye aho ngaho marayika Gaburiyeli na marayika Mikayeli marayika Gaburiyeli ni mupashabari marayika Mikayeli ni marayika wa vita intambara n'indi haba yiteguye kwirwara inkuru n'indi hari Gaburiyeli arayishaka ngo bahasanga abamarayika babiri abagabo babiri ngo bavuze abagabo babiri ngo batubonekeye ngo baravuga ngo se ngo kubera iki muje gushakira ubuzima mu bapfu ngo yazutse kuko yagasezeranyije kuko yabisezeranije abigishwa ngo kandi n'ababanza gusigarira ngo basubirayo kandi baja kuvuga inkuru y'uko Yesu yazutse abagore kandi umugore niwe wakuye Israheli mu gasuzuguro abandi bacamanza yagaze ahamagarwa ikintu kimwe akavuga ahamagarwa kuba umucamanza yareka perezida icyo gihe nyuma yo kuvaho kwa Yoshuwa Musa niwe wabanje kubayobora Musa atakiriho Yoshuwa arayobora Yoshuwa atakiriho haba igihe cy'abacamanza bakoze kaba perezida nabo bari kaba perezida yari umucamanza wategeka Isiraheli Imana ngije kubagabura itangira kubapanga ikavuga ngo uzo umucamanza wo gucira abantu imanza gusa basi uzo umucamanza wo gutambara ku rugamba gusa kugira ngo rwanire ubwoko bwa Isiraheli basi itoranya abacamanza benshi sinzi ko nabibuka bose 13 ba Yehudi ba Shamugari ba Samsoni ba Baraka bande igindi bahicingana ariko ngo nyaka umugore Debo iwe muhakabiri haleluya iwe mugira umucamanza kandi mugira n'umuhanuzi Biblia ituvuga ngo ukomeza gusoma yabamo Debora yaratuye mu misozi y'Efurayimu kandi yaratuye hagati y'Ibeteli ngo Israheli bagaza baza kumutura ibibazo akabacira imanza abandi nabo bagiye kuganira n'Imana yabo inama bakaza bagaca kwa Debora bamara guca kwa Debora ngo akaba usuzuma ubuhanuzi ngo yari umuhanuzi kandi yari umucamanza ngo akababwira iby'Imana yavuze icyo gihe cy'intambara kigeze Israheli bari mu bubata bw'umwami Yapiri umwami w'i Kanani umwami w'abanyamahanga nibwo Imana yabwiye Debora iramubwira ngo haguruka Debora hamagara Baraka
umucamanza w'intambara ajya kurwanya Sisera umugabo w'ingabo za Yapiri umwami w'Abanyakanani kandi aramunesha. bahamagaye Sisera ibumbe ntabwo ibyo neza nimugoroba icyo gihe ngo Sisera ngo yagaze arwana intambara bakoresheje amagare 900 y'icumi. Urumva ko yarakomeye niko kuba ngo yarafite za shande de komba 900. Tekereza icyo gihe cye yarafite imbaraga zikomeye. batangira kubwira Debora baramubwira ati uzi Sisera. Sisera umugabo w'ingabo ya Yapiri n'amagare ya 900 baramubwira ati singenda iyo Mana yabanye kugira ngo ugende mfite aho ugenda. Debora mama ngacamukana Debora ngaramubwira ngo keretse ngo nimba wemeye tukashaka. Debora aramubwira ngo yego ndabyemeye tuzashaka. Genda uteranya abantu bose bo kwa Zebuloni n'abandi bose ngo bahamagare ngo muhurire ku kagezi ngo nanjye nzaba ndi kumwe nawe kandi muzotoranya abantu benshi batoranya inzovu n'ibihumbi 10 ngo baraza. bamaze gushika Sisera n'Abisiraheli na Debora. Oh haleluya. Niwasura mu ndirimbo ya Debora twaraza mugoroba baravuga ngo Debora bamaze kubona iby'Imana ikora Isiraheli nicyo yakoze ngo arakebura. Gukebura ni ugutegera guteganya rero gukebura ni ukuzamura yuzuye kugira ngo itagutega sibyo. aba bakobwa bavutse vuba bagukiye mu nzira kuragira ngo batere imbere barayizi aho barayimenya se baba batazi no gukenyera. Gukebura rero ni ukuzamura yuzuye kugira ngo itagutega sibyo. avuze neza pasiteri mukayigeza kaha mu mfungo kugira ngo itagutega. amaze Debora umucyo yakoze. Oh haleluya. Tena haleluya. ngo bamaze kunesha urugamba barwanya Sisera ngo bamaze kumunesha Imana yamigenda itanga Sisera gusa mu bagore ariko ni igitangaza. Isa niyo wamuntu w'amagare 900 yamukojeje isoni ngo barwanye urugamba ngo barabanesha. Sisera ngo abona kugenda ku ifarasi ye ngo yuko bidahagije ava kuri ya farasi ngo yiruka n'amaguru ngo yiruka aje guhunga ngo ahungira kwa Yayeli uwo n'undi mugore. Yayeli namusanganira agituruka kure aramubwira ngo ntutuze hano. araza abona yahagiye yarusha baramubwira ngo ngwino guhisha. amushikije mu nzu ngo aramubwira ati ko amazi yo kumona ngo uyu muntu udasiga amazi agaha amata ngo muvurugira amata mu cyatsi. niko biri ngo amare kuyamuha umugabo warushe bararyama watangire abasitari bazavuga ngo kugorota. Kugorota ariko waza kugorota ariko aragonaga n'umuruho ngo Yayeli batora urumamba n'inyumba ngo rushinga bena ase wo muri Nyamvumba ni bena babaza ngo bena oya ahandi kugahana muri Mivumbi na abasaza bahamenye ko na urumvaga n'abandi yararyamye ati ngo ararukubita n'inyundo ngo ruhamana n'ubutaka ngo gitungutsa cya ngo asohoke hanze amaze gukingira n'icumbi yayoroshe ngo yewe ngo abona ngo yitegereje ngo abona umwana w'umukobwa Debora ngo ashegerutse yakemuye. Oh haleluya. Oh haleluya. bamusanga n'abandi bose bashaka uretse gukurikira Sisera ntabwo ngwino mukwereka usanga katapure cyari jambo ngindo katapure kabisa umurabura aho ngaho zarangiye. Debora ngo yuzura umwuka w'Imana asifiwe Bwana. noneho gataka kumufata yari yaziteguye ngo yuzura umwuka w'Imana maze atangira guhimbaza Isiraheli Imana y'Isiraheli. barababwira reka mbabwire kw'isima bwoko mu gice cya 5 barababwira ngo reka mbabwire kw'isima bwoko ngo imisozi yose rwose Yerusalemu ngo ni Uwiteka azatubwira ubwoko bwayo ngo kugira ngo tubere umurinzi. Ikindi kandi cy'Imana izi ko
uyu munsi yadukuyeho igisuzuguriro cy'abanyakana cya Yabini ngo amara agatumbira mu ijuru yanezerewe ngo aravuga ngo ibicu byose nzakumanye ngo bimaze kwegerana ngo ijuru rirareta ngo ijuru rirareta ngo ijuru ngo rirete ngo ritangira kurekura imvura n'imigisha mu Isiraheli. Isiraheli ngo yabonye imigisha ngo kuko yakuweho igisuzuguriro cyose ngo nta gisuzuguriro kiri ku Isiraheli. Isiraheli yakiriye imigisha ngo amara ngo asubizeho ikindi gitero ngo aravuga ngo Isiraheli ngo abagore bose b'Isiraheli ngo basuzugurwaga kera Isiraheli ngo bahagaze hano gusenga umugabo ngo akamaze hano kuri mazabaho kumana ngo ndagushimye kutangiza umugore. Iryo ryari isengesho rya Isiraheli. Irya kabiri agahagarara akavuga ngo mana ngo ndagushimiye kutangiza umunyamahanga. Amaze Sisera Debora ngo aribuka ngo aravuga ngo mana ngo abagore b'Isiraheli basuzugurwaga kera ngo ndagushimiye yuko bagaruriye icyubahiro mu Isiraheli. Icyubahiro cyose wakibagaruriye wakibahaye. Iki kinyejana turimo tugeramo abagabo mu bikunde mu byemere mwanga kubyemera ni ikinyejana cy'abagabo. Nimwikomera amashyi menshi ni ikinyejana cy'abagabo. Noneho ngo bigere na hano muri Kenya reka mbabwire sari bikusetsa hano muri Kenya kavuga ati Imana yarakibahaye pe. Aba bagabo nuko baza ngo bashira amaboko hejuru abakorera amafaranga atari bari abasore bato baciruka muri za protector na malari abandi bose banicaye suko bimeze ntaba yakorera ariko imirimo yose Imana yamikura no hanze mu mahanga yakorera uko bimeze irayikurura yose iyi abagore ubwo abagabo bose uko bimeze kuri iki gihe batuzwe n'abagore. None se abo bagore turabona Marcelina atabatwigishirije umugabo wawe usaba umugore ngo pa atabadufashije ngo batwigishirize. Urabona ko ibibazo bitoba ibyo bibazo bibaye ngiyo turufu ya Satani. Ibibazo bibaye umugabo we yasuzuguwe ikiza gikurikira cya kabiri ni uguturugo. Amen. Amen. Umugabo yasuzuguwe umugabo akunda kubaho iyo imirebere y'Imana cyo kuyimbaze naje ariko kuba umugabo atumye mu gasuzuguriwemo ke iwe proje aba yayitoye yihuta proje aba yatoye yihuta mukuta kagenda ariko umugabo mu rugo yubashwemo azagira n'intebe yo kwicara azagira n'intebe yo kwicara iyo kikabirazwe madamu akaba yize umwana akaba yize abandi bakaba yize sare n'abana mu nzu bakabimenya uzamenya muri n'intebe ya papa akunda kwicara icyo gihe umugabo yumva yahawe itebe niko byitwaga kurya yahawe itebe yumva hayasubigira muri ya ntebe ariko umugabo wasuzuguriwe mu rugo poroje ya kabiri zikurikiraho mu kuruta. Noneho rero kugira bitari Yesu. Amen. Haleluya. Noneho bitari Yesu bitari Yesu barimo bitari Yesu turimo iki kinyejana turimo imirimo y'abagabo ihayikira iyo abagore bigwiriye ku isi reka nababwire n'ubu niko zibayeho neza. Ubu ngubu ingo ziriho neza ubu n'ingo zabyaye abakobwa ubundi ubona umwana w'umukobwa akibasha kurya ngo abirenze ukuboko ise na nyina baburaba ariko umwana w'umuhungu arabirya akabirira no mu tubari ko niko bimaze pe arabirya akabirira no mu tubari. Imana izigenda ihindura ibihe ihindura amateka izigenda ihindura icyerekezo. Iyo niyo mvugo y'Imana
neza mu by'ubu ibihugu biyobowe neza kugira ngo imirimo ishe imbere itere imbere ni ibihugu birimo bifata imirimo myinshi ikomeye bikayiha abagore kuko abagore zabitse ariko umugabo aha muri ku mutungo wose uko ungana uwo mutungo uba waragwiriye iyo wabwiye abagabo iyo nikora imbere simvuze ngo abagabo n'abizi ariko abagore ni abakiranutse cyane ni ku isi ya none umeze ubu nyine none kandi ubu itorero rigurishije abagore benshi bakora niyo matorero atumbagiye akize n'isi ya none amen wengine twabwira n'umwuka w'Imana tururutsemo tukaba umuntu wese atanga icyo afite mu mufuka niba ufite ibihumbi bitanu bitanga niba ufite icumi bitanga niba ufite bine ubitanga umwuka w'Imana watururutsemo abagore bose itanga zose bakiranutse uko bameze ariko abagabo zaze bikunze yovunjira mu mufuka ni ukuri umugabo yovunjira mu mufuka akaba atiziragiye zose nubwo ari umwuka w'Imana wavuze reka rero ko sigasa niko bimera haleluya zeni haleluya umugore w'umunyabwenge azahindura umugabo w'ikigoryi akamuhindura umugabo w'ijambo vuba Dawidi ngo yari yarahunze igihe yari yarahunze Sawuli barumvira mu gihugu cy'Isikurati aragenda bamaze gushika ngo kuri ibyo bihugu uzajya ahungiye wahasanga umukiro ukomeye cyane umukiro ukomeye ngo w'ingabo amashoye n'intama n'ibindi byinshi mu misozi witwaga Nabali ariko Nabali ngo yari ikigoryi cy'igitangaza n'ubwo yari atunze uwo Nabali ngo yari ikigoryi ariko wumva igitangaza Imana izihuza ibitandukanye ariko nababwiye ngo akagira umugore w'umunyabwenge muri Isiraheli yose witwa Abigayili Goke umwami Dawidi ga yari afite ingabo magana nyinshi z'abayitwa ngo barimo bashoje ngo bakagenda bazunguruka ku misozi ngo bashikishe kera ngo bahatore intama za Nabali bakaba bakimuzigirire n'abahungu muzicure zitaha ngo basanga ikazata bakaba kumuzicura ngo basanga amatungo yose mu yacu ngo bamubwira neza kuko bashoje amaze umunsi umwe muzahera bakubita mu ishamba kandi ariko arategurwa kuzoba umwana nizanga bakubite mu ishamba babwira ingabo ze barababwira bari mugende mushikwana bari twagiriye neza ngo ni mumara mumubwire inzara yatwishe ngo none dufungo nyabona ni mudufungurire baraza nabo ngo bashike inzu y'uzago umugore ngo yari mu murima abarara ku rugo ngo bamaze gushika ngo baramubwira ngo databaje bamushitura kandi bafite utwabo ngo databaje umwami yagatumye inzara yatwishe ngo none udufungurire nuko Nabali yasubije usabira ibigo by'ubizi gusubiza bajya kumubwira baramubwira ngo bene izo ngabo zacitse bashebuje abo ni ba Dawidi ngo abo ngabo bacitse bashebuje izo bigo zacitse bashebuje yari yahunze na Sawuli ngo sinofata ibiryo zaje ngo kugira ngo mbimuhe ngo mugende ariko mumubwire asubiyeyo ngo bakerekerayo umugaragu w'iryo jambo arabyumva ngo yiruka kwagira buja mu murima baramubwira ngo duhuye n'ishaka ngo abagaragu ba Dawidi ngo baje ngo bapfukamira databuja ngo baramubwira ngo nimudufungurire inzara iratwishe ngo yabasubije gute umugore w'ubwenge barabagasuka yabasubije ngo yababwiye ngo bene ibyo bigo bizacitse bashebuje ngo sinofata ibiryo zanjye mu mbibaha Dawidi bamushikirije amakuru umugore w'umunyabwenge Nabali wamenye ko Dawidi afite ingabo zikomeye kandi zidashobora barabata ubwo rwaje rwose bararimbutse umugore w'umunyabwenge asikiwe Bwana amaze guhamagara abagaragu biwe ngo ikabara zibaga ikibara zitegura barateka neza bamwe bazuriza ku ndogobe barababwira ngo nimuje imbere ngo naje bakurikirwa abandi baje kandi bagakubwira nimumbe Abigayili muri bwiza w'uburanga niko bibiri bivuga aragenda amasubira arazambarira ngo yambara neza wa mwenda aruza umubere ngo aragenda barababwira ngo muje imbere ngo nawe yumvira
indogobe ngo aragenda naho Dawidi ngo yakokinze n'ingabo ze ngo tugende turimbura abapana bana cyangwa imisozi zabo kubw'ikuru ngo baragenda ngo bagitungutse ngo barangize ngo bwirwe indogobe bwihutse ariko ngo atambuka bagiye bari bamwegereye amazi umunyabwe bamaze gushika ngo yibuka kuri ya ndogobe ngo apfukama ku birenge by'umwami Dawidi ngo amufata ku birenge baramubwira ngo databuja umbabarire n'ikigo cy'icyaha Nabali ureke kubwira izina Nabali ngo izina niwe muntu aramubwira ngo Nabali uko byitwa ngo ni ikigo ariko nubwo ari ikigo ngo ni ikigo kigashaje Imana yarapana ngo yabonye ko ari kigomba kukuza ngo none wifuzaga zose nabizanye ngugirire neza ngo kandi n'icyo kigo ngo ntiwishirishe amaso y'icyo kigo ngatagira icyo kumaye ngo Imana njyewe yabwiye kera yuko uzaba umwami w'Isiraheli haleluya ngo kandi umwami w'Isiraheli uzoturengere ngo ni ikigo gicagigo kirenge umwami w'uburakari yarafite itwara ngo yaramanitse ngo atangira kuyimanura ngo arayitsa bamaze kuyitsa agararahira garabaga muri Isiraheli mubonye ko hari abagore b'abanyabwenge bakomeye kandi Imana y'Isiraheli ngo ndagushimiye ko utemeye gukora amaraso ya kiriya kigoryi Nabali ngo bararya barahaga ngo bamare guhaga ngo ategeka ingabo barazubwira ngo dusubireyo ngo bukeye bwaho amina haleluya ubwenge bwa Abigayili bwamugejeje bwaho ngo bukeye bwaho Nabali ararwara ashaka ingoyi bamare kurwara ngo yipfira urw'ikirago niko Bibiliya ivuga yipfira urw'ikirago ntabwo ari Dawidi wamwishe Dawidi ngo yumve yuko Abigayili yapfuye Nabali samahani ngo yumvise ko Nabali yapfuye baravuga ngo icohoza agahinda ka Abigayili kandi ngo kera ariko yumva ingoma y'ubwami haleluya aravuga ngo nuko yoza ngakaba umwamikazi aramushakaza mu ngoro y'Imana kubera umugore w'umunyabwenge aza twibwira ikigo cye kikaba umugabo w'ikabanura amen haleluya ariko umugore w'igifu aza mpangarika umugabo wose ukazugenda witega mu bandi umugore w'umunyabwenge bikayi ubundi kandi abagore bagiye mu kigo abe n'ikirangantego cyangwa ku mukino ikirangantego cy'umugabo n'ibendera bivuga ngo abanyarugamba n'abanyetambara ariko ikirangantego cy'umugore n'umukino bivuga ngo buzuye umutima w'imbabazi n'urukundo n'impuhwe rimwe mu bibuka Dorcas uyoko wemeza agenda ngo yari umudozi ngo yamara umupfakazi yazanye akamudoda ubundi yaza akamudoda kuko gadodera abapfakazi imfubyi ko zirazana zikazikora ngo biraruha bimenyekana iyoko ngo ukuboko yamaze atambaye ikazi okeye bararagata bafite baramuhagira ibyo bamaze kwiyuhagira nta kindi cyo gisigaye ni guhaga ngo baramujyana ngo bamushyire mu cyumba cyo hejuru abapfakazi ngo bakora manifestation baravuga ko nta mpamvu ngo bamenye igihugu ngo yuko Petero wari mu biti ari buta Petero ngo bamutuma y'impimazi ngo baramubwira ngo kandi igihugu cye tuburiye ngo bubwire ngo Petero ngo tubapakire kw'isi araza ngo bashike baramubwira ngo turamukeneye Petero gusa Petero araza bashike baramujana baramushorera ariko aragenda gusa neza kimujanye bamwinjije mu nzu baramuzamuye no mu cyumba cyo hejuru bamwereka umuraba wa Dorcas n'abapfakazi bose ngo bahura uko bangana ngo baza bambaye imyenda Dorcas y'abadodeye umwe bakaba mureke kubwire databuja we uyu mwenda ni wowe wawudodeye yahagundi uyu nawe ni wowe wawudodeye yahabwa imfubyi
Oh haleluya. Bibiri zabivuga ngo baheza bose urabasohora. Bamara kubasohora. Niko kuba ngo yasigara y'urugamba rukomeye n'Imana. None agasigara yigendagereza muri yazo. Haleluya. Asigara yigendagereza muri cyacu bamara Isiraheli. None utorumva tiwohoza bari bapfakaza. Hari amasengesho asa n'amayaga ariko Imana ikayo. Amen. Amen. Kelime twagenda kubutumwa n'abantu kwamaza katu. Utumwa n'ukaramo mu Rwanda n'ikintu kizaciza. Pastor Bishop n'umuzi Pastor Isaac. Yari umugabo muri umubiri wa musimbo usukuga. Rwose ibintu bibari bindi cy'utatu. Hapana. Tubona ibintu bibari bindi. Utumwa n'utumujana mu guseka cyane. Tumujana turi benshi. Tumusoma kuzi, tumuryamisha kuzi. Yego wacu cyose yarabaga amazi niyo yihuta. Sibyo? Tumushize mu ruzi tuzi n'icyo bati mukimana bamwe ko arasenga ku nkombe abandi bamufatiye mu mazi akonje maze gusheka ase bamara gusenga akazazuguruka kuri yabo akazaba mu mama uruguto aramusubukiza ngo ariko mubabari zobona zose kanyakanida yakanida n'ibintu araba gusemana we muzo guseruka hema ngo ntabarumire neza ngo kurabona ko zo guseruka hehe kandi nyina basengesha mu mwanya ngo tujya tubona muri amazi umuntu atangiye kwiyegura ngo tumujagurure neza hake babarekera turagenda gushaka kandi guseka atazaba ngo Imana yashaka webonye ko ntawe zose ukanyakanya noneho Petero ikazunguruka niko kugatasema utora mukurumva yibona bakugabanya bapfakaza kubona ko bajyamu nasohoka se bajyamu ntibashe kuba ibyo babikora kiba abana rero bakoresha utwara baramubwira ngo urumva ko atari yahabutse amasengesho y'imbaraga baramubwira ngo atabiki dorika uzuka babona basubiza asifiwe Bwana babona basubiza ego umugore w'ingeso nziza Imana irimwongera n'ikireke kubaho asifiwe Bwana ariko umugore w'ingeso mbi Imana yo kwirukira turiho naho turabima kandi dutuyega turi n'abima zuko bimeze ariko umugore w'ingeso nziza Imana iharimo n'ikikuri imbere Zimana biri mu mugambi imbere mwumve haleluya tarakish hamwe ndakuru kurukane ndakwe cyane amatara yedeka amabara yose kandi kanisa mwana yakanga twika abakora kusitiki Imuongea mashaka kuburuka yakuru Mungu siwachaneza timamo na matara hela kati na wagole bidito kama muzamuongea Imana mashi sinzo gusa nimuramo izindawo no suruchana mata ayanga yaratse ngo yakire kuri kariya kibitubisho kurabona hegereye gura ngo kwakagana yandi mabara nabagore b'itore munumve simame ibi zatwaye ibifaranga mu magana n'ibiyega ipodiyo Imana izi kora n'ibiti haleluya n'Imana yavuze muri Aburahamu mwaka sinokwemera ko agira hatarasohoza iki gikorwa sinokwemera ko hatarasohoza iki gikorwa na kiriya kindi kikimurinze Imana nje kwemera kuta haleluya Imana izira mu mugambi kuruta icyo duhagazeho niba yerekana kuri Yesu akizwa ariko mubwirije ubutumwa ntabwo nupfa niba yerekana ngo uriya azatabarwa nawe wowe wicaye kera
izina ry'Imana cyo yihagara bivuga ngo abagore n'Imana ijambo ndangirijeho iririka igereranya umugore n'itorero burya itorero n'umugore Yohana yabireze mu gitabo cy'Uzashuro bw'iyerekwa aravuga ngo Yohana ngo nitegereje bw'iyerekwa ngo mbona inyanja ngo barakubona inyanja ngo kirimo gitumbira nyirere ngo mbona muri ya nyanja ngo hahagurutse nk'ikiyoka kinini ngo maze ngo nitegereje ngo mbona umugore ngo nicaye ku nkombe ya nyanja ngo kandi mbona umugore ukuri inda y'imvutsi ngo yiteguye kuzara aho mu gitabo cy'Izahishura noneho kuri uwo mugore ariko yitegura kuzara cya kiyoka nacyo ko kivuye mu nyanja ngo kikasama ngo kikitegura kumira wa mwana ngo maze mu mwanya muto uwo ni Yohana mwiyere ngo mbona wa mugore azaye umwana w'umuhungu ngo wa mwana w'umuhungu ngo urabona ko azamurwa rimwe ngo muganga ngajanwa mu ijuru kuba ngo ariko cya kiyoka ngo kimushahira amacandwe menshi ngo ariko ntiyamugeraho uwo mwana arahubwishwa bivuga ngo umugore n'iyo nyanja n'isi icyo kiyoka ni intambara nyanja ku isi n'izitambara zari n'ibikiri ariko umwana w'umuhungu wazamuwe n'itorero kandi iryo torero ryazawe n'umugore aho muzoza mubona hose muri Bibiliya handitse urugero ngo wa mugeni uzumenya ko aza yitwa umugeni akitwa umugore bimugereranywa n'itorero tena haleluya imirimo myiza ihagaze neza ku isi n'imirimo abagore bahagaze neza naho abagabo nabo gufashwa gusa Bibiliya byaraye nimudufashe haleluya ni Bibiliya yavuze ni cyose nimudufashe abagabo nabo gufashwa gusa murabanye imbaraga indukira na mugenzi wawe umubwire ngo wambunye imbaraga ntimuraba umubwire ngo wambunye imbaraga ni ukuri murabanye imbaraga sibona igihuguliza ariko abona ubona umugabo ukomeye uzomenye ko inyuma hari umugore ukomeye cyane bivuga ngo murabanye imbaraga dukomezwa nuko inyuma haba hari abagore bakomeye ni principe z'Imana Debora gaheje Isiraheli yose Isiraheli ngo baravuga ngo baravuga niba Debora yatsinze ngo baravuga ngo yakoze nziza ariko Debora niwe yaramutetuye bari mu kaga gakomeye atsimbura Debora arakora basubiza Isiraheli yose y'ubuzima ubundi kandi none se iyo umukobwa wacu agenda icyo twize tera haleluya zo tunezerwa umuntu kumva birakurenze nitwara zima uyu warutanga ijambo ry'Imana amasezerano kubakira ingo nziza z'ubu mu magambo y'ubwenge ingo z'ubu ureke babwirisha ko Imana ishimwe ko yazitangiye ari nazo wera ariko ingo z'ubu ziratandukanye nawe baba bari mu kwizigara zo zimwe izi ingo zo muri iki gihe cyangwa yaba ari gukunda inyigisho zikuri kuri twebwe haleluya nagiye kubwiriza ubutumwa butare muri universite ngenda jane n'umuhungu twakoranaga ngo ni Emmanuel Rutayisire ucabwe mu fiancé niwe yari butare muri universite kandi nibo bari banateguye icyo giterane n'abandi turagenda ngo tumara gushika twicaye bari baganira nicyo cyagiye hari haje ijambo ry'imiringanire ngo bashikiye umunyabwenge baratubwira ngo ariko arakora ubushakashatsi ngo
ngo hamaze gusenyuka amafiyasa yatarabigo, ngo hamaze gusenyuka amafiyasa y'180 muri universite kabona bari bakundana. Izo ni ibiki ati kubera ijambo ryo kuvuga ngo ni ibiringane, ngo bucye leta gukora ubushakashatsi n'ihindura iravuga ntabwo ari ibiringanire ngo ubwuzuzanye. Nimwumve ibintu by'uburenganzira bikwiriye kubeshwaho no gusenga no gutinya Imana no kubaha Imana no kwegera Imana. Umugore ushima Imana ni umugisha ukomeye. Oh haleluya! Umugore ushima Imana n'imbaraga z'urugo, umugore ushima Imana n'imbaraga z'itorero, umugore uhimbaza Imana n'imbaraga z'igihugu, umugore uhimbaza Imana n'umugisha mu muhanda atuyemo. Ariko umugore wananiranye wagoye muri iki kinyejana, wagoye muzamukurikira aktualite z'isi abakiri bato. Yemwe nibaza ko se biriya ko biragenda gute, biriya bihari, biriya ni ibiki? Nubwo uje imbere y'Imana uvuye ngo Mana ndagushimiye ko jewe abantu bakingukije. Oh haleluya! Kandi nubwo n'urimo rugenda ukora utagenda rushira imbere y'Imana, nababwiye ngo muri abanyembaraga, muri ab'agaciro, muri intwari z'Imana. Imana y'Isiraheli ibakomereza ubwo butwari. Reka noneho bongere nifuze mu masengesho n'abagore b'abakongerane, Imana ishobora byose ibakomereza muri ubwo butwari, kugira ngo icyo Imana yabahamagariye abagore beza mu itorero, imirimo y'Imana ikomeze itere imbere kubera imbaraga zibarimo kandi zibabitse. Imana ibahe umugisha.